Kera hariho umugabo wari utuye ku gasozi wenyine, uwo mugabo akitwa Ntabwenge. Uwo mugabo yari umukene cyane ku buryo buri muntu wese wamubonaga yabijyagaho impaka. Bamwe bati ubukene bwe buterwa n'ubujiji yifitiye, abandi bati ibyo mwita ubujiji ahubwo ni umutima mwiza yivukaniye. Gusa nubwo abantu bose bamuvugagaho menshi, we yari akifitiye icyizere cy'uko igihe cye kizagera nawe agakira nk'abandi. Mu buzima bwe bwa buri munsi yari umuhinzi mworozi. Umunsi umwe bwarakeye yinjira mu ishyamba agenda avugiriza rwose, ashakishamo ibiti byiza byo gushingirira imyaka ye yari yigiye hejuru. Yatunguwe no kumva ijwi nk'iry'igisiga cyafatiwe mu mutego, agira amatsiko yo kwegera ngo arebe ibyo ari byo. Ntagezeyo, yatunguwe no kumva inyoni igerageza kuvuga rwose nk'abantu. Iyo nyoni yagiraga iti nshaka ubufasha rwose nimumbabarire mu mbohore mumure hano hantu. Iyo nyoni cyangwa se iyo nkwari yari nk'igitangaza cy'ibyiza ku buzima bwe yari abonye. Igisigaye cyari ukubimenya. Gusa iyo nyoni yari ifitiye umwihariko wayo usibye nko kuba yaravugaga nk'abantu. Yari nziza cyane ku buryo yashashagiranaga, yari ifite ubwiza rwose ishashagirana hafi yo kwaka nk'urumuri. Yari imeze nk'iyamize zahabu rwose. Inyoni yaramwitegerezaga yarangiza ikagira iti mu magambo yayo rwose iti nunyica ntakiri bwunguke, ariko nundekura ndaguha inama 3 ziri bukugeze ku butunzi wifuza, uhita usezera ubukene rwose cyane ko mbizi ko ukennye. Anabatungurwa no kumva ko n'inyoni zari zizi ubukene bwe. Umugabo yafashe akanya ko kubitekerezaho inyoni ikiziritse, yumva nibyo koko. Si ukuyirekura rwose bikorana umutima mwiza. Inyoni ntirekuwe iguruka ityo rwose irigenda. Gusa ntiyagiye kure, yagiye ku giti cyari hafi aho ngaho. Irahagarara iratuza, irabanza iraruhuka rwose kuko ibyo yari iboneye mu ishyamba byaragahomamo. Ntiyagira irindi jambo irenzaho. Nyuma y'iminota mike cyane rero, haje kuza andi magana y'izindi nyoni nyinshi cyane zisa nk'iyo ngiyo. Inyoni yibutse yuko yasize umuntu hasi, yibuka n'ibyo yamusezeranije. Irangije iterura ijambo, ifata ijambo igira iti uyu ni umuryango wanjye kandi ukaba uyobowe nanjye. Iti rero impamvu ubona dufite ubudasa, tukaba tutameze nk'izindi nyoni rwose. Iti dufite ibintu rwose bisa nk'aho ari byiza kubona, ariko kuri twe ni nk'umuvumo twivukaniye. Iti navutse nsanga ameze nk'aho namize zahabu. Ati mu ndange rwose harimo ikibuye kiba kiri kwaka cyanzengereje kimeze nk'umutwaro kuri njyewe. Iti niyo nibyariye umwana nawe avuka ari uko ameze, nawe yabyara undi akavuka ari uko ameze rwose. Kugeza aho twarinze tungana gutya tuba magana n'amagana y'inyoni nkatwe, twese ariko tumeze. Buri wese avuka ari gushashagirana ku buryo niyo ugeze hejuru rwose tuba turi kwaka. Iyo hagize umuntu ufata umwe muri twebwe avuga yuko yitoreye zahabu, wumva ubushukanyi bwanjye kandi wari kuyituhera akaba ariyo makiriro yawe. Kubera ko ndi umuyobozi w'aba ngaba, iyo udufata twese cyangwa ukamfata njyenyine wari kuba udufashe twese twari kujya twibera iwawe ubuziraherezo rwose, cyangwa se ugahitamo kudukoresha ibyo ushaka ariko ubutunzi wari ubufite. Kubera ko ubu ngubu tubona twikoreye zahabu rwose zatubereye nk'umutwaro twabuze aho twazitura. Kandi ntabwo nakifata ngo mwizanire kuko nitwemerewe gufata uyu mutungo dufite ngo tuwe umuntu utabasha kuwugera. Tumaze imyaka myinshi dushaka umuntu ukwiriye neza gutunga uyu mutungo, utari indangara utumva ubushukanyi nkawe. Inyoni ikomeza igira iti babajwe rwose ko ubasha gushukwa n'inyoni ntoya cyane nkanjye. Akanyoni gatoya cyane nkanjye kakagushuka, urambabaje cyane rwose. Iti cyakoze kuko ntari ikigwari, ndibuka neza ibyo nagusezeranije kandi iyo navuze ijambo birangira ndisohoje. Iti rero ngiye kuguha impamba z'ubuzima zizabana nawe kandi zikakubeshaho kugeza uvuye kuri iyi si kandi wabayeho neza. Iti ntugafate umwanya wo gutekereza cyane ku byarangiye cyangwa se ngo ushavuzwe n'ibyagucitse utabasha kugarura, kubera ko iteka kuri iyi si buri kintu kiba gifite ikikirenzeho. Wagatekereje rero ko uzabona birenze ibyagucitse kandi ukayibona neza mu nzira nziza, utongeye kuzana uburangare nk'uko umaze gukora ubu ngubu. Nizere ko rero iyo nama ya mbere itumye neza ureka gutekereza ibimaze kugucika, ahubwo utazongera kuzana uburangare nk'ubu ngubu. Inama ya kabiri, ntukagerageze ibyo ubona bidashoboka kuko bishobora kugutesha igihe, cyangwa utekereze gukora ibidashoboka. Ubu ndabizi muri kamere ya muntu wamaze gutekereza neza ko ushobora kuba ufite icyo wakora ngo ubone izi zahabu, ariko ntibigishobotse. Igihe cyagiye rwose kiba cyagiye. Inama ya gatatu ni uko mu buzima bwo kuri iyi si mu byerekeye ubutunzi cyangwa inda ntawe ugomba kwizera kuko nta mwizerwa uhari, kandi ntuzigere utekereza yuko uwo mwizerwa azaboneka. Iti izo mpamba muhaye nuzigenderaho rwose ubutunzi wifuza uzabubona kandi uzabugeraho.
nutarangara ngo uteshuke rwose urangara ujye hanze y'ibyo ngibyo nkubwiye. Nshimiye wowe wumvishe kandi wasuye Ubwenge Nyakuri, kanda kuri buto ya subscribe munsi y'iyi video kugira ngo igihe inkuru nk'izi ngizi cyangwa imigani nk'iyi yasohotse ijye ihita ikwizanira rwose igihe ufunguye YouTube nta bindi bintu urinze gusacinga. Kandi nubikora uraba utanze inkunga ikomeye cyane rwose kuri iyi channel. Urakoze cyane.